yaramurindiye kandi Imana yarizi ko azaza akaba umwami w'Abisirayeli kandi akabayobora neza. Twongere dushimire Imana kubw'abo bari mu Kristo. Haleluya, haleluya. Intego turimo turayisoza dushimira Imana imirimo n'ibitangaza yakoze. Amasengesho ahindura iki? Ako kantu mugataha. Amasengesho ahindura
araduhamagara dutoranya turi mu miryango y'abana benshi araturoba dukuramo yarazi ko iki gitondo tuzaba turiho tumuhimbaza tumushimire tumukomere amashyi tutangiye kuryoherwa rero muri iki gitondo Imana yacu ishimwe haleluya amen tugeze mu mwanya wo kugira ngo dushime Imana kandi ibyo dushima Imana birahari ni byinshi cyane Imana yakoze muri ibi byumweru byose twagiye tuzindukira imbere y'Imana twagiye tugenda tubona ukuboko kwiza kw'Imana Imana yagiye ibana natwe Imana yagiye itugirira neza Imana ishimwe yarakoze mushimirire Imana muyikomere amashyi kwakira umuntu umwe waba witeguye gushima Imana azashima Imana kwakira umuntu umwe witeguye gushima Imana azashima Imana turakomeza mu mashimwe atandukanye uyu munsi imbaraga mu ruhande rwacu mu ruhande rwa buri wese kuba twari turyamye dusinziriye umuntu yaryamye asinziriye abafite pozisiyo tuba dufite pozisiyo zitandukanye ariko Imana yacu yaturinze impande zose aho imiryango yari ifunguye yohereje marayika agenda kumakuma araturinda mu buryo bwose none turakangutse dusanzwe turi bazima tuje no mu nzu y'Imana nta mitego yadufashe twagiye tubisimbuka dutambuka yo Imana yagize neza reka tugire gutya tuyihereze icyubahiro turakire korali ijwi ry'Imana baratambuka baturirimbe nibamara kuririmba turakira mwene data wifuje gushima Imana mu ndirimbo nawe aracunguza uburyo ashime turi buze kwakira na bene data tumaranye icyumweru nabo bafite ishimwe rirerire nabo bashima Imana Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro abaririmbyi bakiza rero mufasha tuzirikane iby'Imana yakoze tujye ejuru tuyishimire iby'Imana yakoze iby'imbaraga igaragaza muri ako mutima yacu imbere y'Imana Imana yagize neza turayarika umuyobozi wa Nyibature yo muri Dove atambuke muzehe atambuke anyegere adufashe gushima Imana imirimo n'ibitangaza yakoze kandi yakoze byinshi tubizirikane rero muri iri sengesho tuyiragize n'ibiri imbere
mana yacu wera wo mu ijuru turagushimiye Imana tugushimiye kuri kino gitondo turi ku munsi wa gatandatu cy'itariki ya 26 z'ukwezi kwa cumi mu 2024 ababyeyi bahageze abakobwa bahageze abasore n'ubwo baba batwere ubuzima abagabo abashyitsi barahari abantu bacu bari mu ijuru abasaza bakiri iterambere abandi turagushimiye abantu bacu ahubwo ni ukubera wowe urakoze uri Thank you.
yamurindiye kandi Imana yari izi ko azaza akaba umwami w'Abisirayeli kandi akabayobora neza. Twongere dushimire Imana ku bw'aba bari mu kwakira dukomeza twakira abashima Imana. Twakire Pierre n'umuryango we batambuke bihuse bashima Imana. Nibarangiza gushima Imana turakira Mushumba Rudasingwa atambuke nawe dufashe gushima Imana. Bategura ishimwe kugira ngo dukomeze gushima Imana, ariko kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete abaririmbyi nibamara gutanga amaturo y'ishimwe baradushyiriraho igiseke ibiturisho byo gushyiramo cya 10 ndetse n'amaturo kugira ngo uwo mwanya tuze kuwukoresha nawo neza. Imana yacu ishimwe. Ndasaba Mushumba Awigire hino na Visto na famiye ya Musire perezida wa Korali na muyobozi wa Nyoto. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mana nishimwe. Ndashimira Imana muri kino gitondo. Nejejwe no gushimira Imana kuko hari ibintu byinshi nagiye bigira Imana, ariko simbasha kubigura, kandi ijambo ry'Imana tuvuga ko kubigura n'ubigure bitwa no kutabuhiga. Ndashimira Imana rero mu buzima bwanjye nagiye bigira ibintu byinshi cyane, ariko Imana yakindi ikabana nanjye. Ndashimira ko yagirana nanjye. Icyo gikuru cyane ndashimira Imana, kandi nshimira ko yampaye agakiza ku buntu ku bagira ubuntu bwayo. Imana yacu yishimye kandi ibere icyubahiro. Ndashimira Imana mu myaka maze kuri munsi nagiye nkibona indinda byinshi bitandukanye, impanuka zitandukanye n'ibindi byinshi bitandukanye yakibana nanjye ndayishimiye. Ndashimira Imana mu myaka 9 maze nubatse urugo yakibana natwe mu rugo, iraturinda, iratugaburira, iratwambika, ntabwo igeze dutererana. Iyo umuntu akora uko abona nta shusho bifite, ariko ndashimira Imana kuko muri iyo myaka 9 Imana yakibigenza neza, nta gikubona kimwe kigize gicika. Ari kujya kwa muganga mu kubyara, madamu y'amahoro, ari mu buzima busanzwe, Imana yagiturinda. Mufashe mu buryo bw'Imana icyubahiro, yarakoze nishimye. Ndashimira Imana by'umwihariko mu gikuru cya ndebishima Imana kubwo ubushumba yari mu kwezi kwa munani. Ndashimira Imana yagize ikintu yaduhaye icyigisho, ariko icyigisho nizereramo atwigisha gukora kandi gutanga ubushobozi no gutanga bizamurisha kuruta guhabwa. Ndashimira Imana rero nakoze nagende mu by'umu kwizera kuri iryo jambo ndabikora, ariko nagiye kubona neza y'Imana kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Yagiye yita kandi yakinyamira urupapuro, hari byinshi yagiye ikorera kuva icyo gihe bitandukanye n'ibyo mu minsi yashize. Mu byo ndabishimira Imana. Nashima byinshi cyane ko mu bihe byatinda byaba byinshi cyane, ariko igikuru ndashima kuko ndizera ko Imana yumvise ko nayishimiye muri byose yagiye ikora. Ndashimira n'abantu be ntahungaye, ni abantu bamba hafi mu buzima bwa buri munsi. Abangaba ni ababyeyi bacu badufasha mu buzima bwa buri munsi. Ndabashimiye. Imana ikomeje urwanda kugisha. Ndashimira Mushumba urumva nawe hari icyo yakoze ku buzima bwanjye mu cyigisho yaduhaye, kandi n'ibyigisho byose agera kuza kugenda duha n'ubundi agakomeza kugenda bikurikirana. Nawe ndamushimiye ko hari byinshi nagiye mukuraho, kandi ari umugisha wagiye ufungurwa kuko ibyo yagiye atwigisha. Ndashimira umuyobozi wa Nyagatare nawe mu nama agenda duha za buri munsi, nawe ndamushimiye. Ndashimira Kristo nawe abantu natwe mu buzima bwa buri munsi. Nashimira benshi batandukanye, ariko ngiye gushimira byane biterane, kandi ari umwanya wo gushima Imana. Reka mwe n'amagambo agira icyo ashima Imana ku byinshi Imana yagiye ikora, dushoboze uburyo bwinshi. Haleluya. Amen. 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 Muri iki gitondo ndashima Imana ko yatugiriye neza. Ndashimira Imana ko yampaye agakiza kayo ku buntu. Ndashimira Imana ko iturinda mu mujyi wa Kigali, ko buje n'uko bukeye ntabwo buba bworoshye. Ikindi kintu nshima Imana ko yaduhaye abana. Banumva ari ishimwe rikomeye ku Mana. Ikindi kintu nshima Imana ko ijya ibarinda mu mihanda migari bajya kwiga ntibakore impanuka, bakagenda bakaza. Banumva binyeye gushima Imana.
kuko ibyo Imana yakoze byose nimumfashe kubitunganya. Reka dushyikirize abayobozi. Muranyemerera tukoma nkuru munyemerere ishimire umushumba wacu kuko iryo shimwe nari mfite uburwayi nakubereye ibintu byinshi ariko nabikesha niwe dukuraho munyemerere nawe mushimire mu ruhame rw'abantu abo nashima ni benshi ariko munyemerere abawe nshimire uyu munsi wa none abandi tuzabashimira ikindi gihe. Murakoze rero na kwinjira korali wera igira rero tugafatanya gushinga mu ndirimbo. Iyo ndirimbo turatanga amaturo ndetse n'icya cumi dukomeza tunezererwa Imana.
umuryango wa piyeri umwana w'umugisha warakoze cyane kudusangiza ishimwe kandi nawe Imana nigira icyo ikora ujye waka umwanya ushima Imana. Imana ikunda amashimwe, ikunda abantu bayishima bayivuga neza. Imana yacu ishimwe. Reka twakire umushumba nawe yinjire mu mwanya wo gushima Imana. Reka dushima Imana. Uyu muryango wa piyeri basabye ko tunabasengera, yagira ngo rero kubw'ibyo Imana yabakoreye tubanze turiha amashyi Imana. Rero nagira ngo n'ubundi groupe Alpha Carmel banyegere n'ubundi dufatanye dusengere umuryango bityo tunaboneraho duhite dushima Imana. Kandi uku kwaguka Imana yahaye umuryango wa piyeri aho byavuye naho ni byiza ko muhamenye. Yanabivuze gutanga bihesha umugisha kuruta byapfundukiye mu cyayi n'umugati yahaye abashyitsi bane bato. Ababyibuka ndumva mubyibuka, wenyine yaritanze yakira abashyitsi, Imana imuvugaho ibintu bikomeye, none Imana yatangije kubisohoza. Ntabwo ari aha gusa rero, Imana iranakomeje. Kandi tubasabire umugisha, tubasabire amahoro mu rugo, tubasabire gukundana, tubasabire amafaranga, tubasabire kuramba, tubasabire kuvuga neza. Uyu mufasha tumusabire kwishima kwiteka. Ntuzamubwire nabi na rimwe. Abagore bakitwa neza gusa kubera barabyara bakanoza. Ikindi Imana izamubwira ibayana guhinga no korora, gucuruza, kampani yabo ikomeza itera imbere. Aba bana bazabeho neza, bazige neza, bagire ubwenge, kandi uzajya bahamenyera Imana mu gihe basabiye mwami umugisha w'amahoro. Uzaba inzu yawe yo kubamo, ubayeze gukodesha, uzabahenga Imana umugisha mwinshi. Tubasabiye umunezero w'iteka, twirukanye imigambi y'abarozi n'abakozi mu izina rya Yesu. Uzabahe kurama, uzabe ku rubuto rw'abana babo ndetse no kubona abuzukuru. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tuyiha amashyi menshi. Umugisha mujye kwicara muhagarare neza. Alpha Carmel ubanze gushima Imana uko bambaye. Perezida twereke ko duhagarara bakenyeye. Se mu kugira ngo murakenyere saa 10 ubagara kenyera baravuga ubikora muti turashima Imana. Imana yabanye natwe, ntabwo tuvuga ibintu byinshi. Reka umuyobozi wacu abanze abivuge, hanyuma ababyeyi bakeneye kubera intego dufite y'ubukwe hano. Intego y'ubukwe hano, bantu mufite ubukwe ntimuzadukoze isoni kuko twebwe turimo neza. Mbese mu bantu bazasezerana hari uwaba ari hano? Barahari, bazamura ibiganza baze bahagarare hano nawe tubavuge. Tubavugeho namwe. Izi ni imbuto tuza kwigisha hano. Twari dufite ijambo ryo muri Yesaya rivuga gushaka Uwiteka bigishoboka ko abona. Iyi miryango rero uko muyibona gutya, Alpha Carmel twabakenyereye. Buriya mu bintu bya mbere
ugiye gukinga umugore ntagishyigikire ntabwo cyakomera. Aba babyeyi bakeneye bivuze ngo n'ubutunzi bwacu dushyigikiye yuko tugiye kubukoresha ku mbaraga zishoboka kugira ngo abantu bazagere ku bwiza. Rero turatangarije ku mugaragaro yuko amakanzu aba bantu bazambara ari Karumeli izayakodesha. Twakoze inama hano ejo, icyiciro cy'abadiyakoni, icyiciro cy'abagabo, ibyiciro bitandukanye, ngo njye ndivugira icyanjye kuko baraducereye baratubwira ati mwe ni amakanzu, natwe turimo neza. Amakanzu aba bantu bazambara meza y'imyeru narufa Karumeli izayakodesha. Ubwo twabonye namwe muzabyivugire ngiye mvuze ibindi. Maze rero bene data, nomero zanyu uyu mubyeyi arazifata, muzikira hano gatoya, ababyeyi muraza kuzifata kugira ngo umunsi wo kujya kwigera ikanzu n'ibindi, hari n'uburyo bazishyira kuri taye, umubyeyi azabibafashe. Maze twateguye impano mwebwe mugende mwishurire mu byicaro byanyu ibyanyu Imana amaze kubyikora bagakira. Twateguye impano tumaze ibyumweru bibiri hano, ntabwo twava hano tudatanze impano y'itora. Iyi mpano twateguye neza gutya ni impano ya Gurupe Alpha Karumeli. Abaruma rumwe muri Alpha Karumeli, by'umwihariko turashimira Imana yaduhuje n'umushumba wacu ushinzwe ivugabutumwa muri ADPR. Tukaba turi ku mukino cyo ni igikorwa gikomeye cy'ishimwe rikomeye guhura n'umushumba wacu mu rwego rw'igihugu, turi kumwe hano muri paruwasi yacu ya Gasabo. Turabashimira rero by'umwihariko amakorali, abakozi b'Imana beza mu bizana ububyutse, amakorali turashimira abakristo, abakorali tubashimire, dushimira Imana, dukomera Imana amashyi. Mu bintu bizana ububyutse n'amakorali arimo, dushimira abayobozi abari bose mu bintu bizana ububyutse, abayobozi beza nabo bazana ububyutse. Imana rero ikomeze kuduhanugisha mu izina ry'Umwana wacu Yesu Kristo, amen. Icyumba Parisa ntabwo twava hano kuri tere tutamushimiye. Ni umuntu twakoranye umurimo w'Imana kera agifite icyumba mu rugo iwe. Kuba rero ari aha kandi umurimo w'Imana awukomeje hamwe n'umuryango we, Imana ibamugishe. Murakoze cyane. Dukomere Imana yacu. Yego, barakoze kandi reka dukomeze n'ubundi twakira umushumba atuganiriza. Uyu munsi twawuhariye amashimwe, n'ubundi umushumba Elias n'ijambo nawe yaza gusoma mu kanya ni amashimwe. Mwareka amasengesho ahindura ibintu tukayasoza dushima Imana, duha Imana amashyi menshi. Narabivuze ndavuga ngo niba tureye hano, Imana izaduha abafatanyabikorwa benshi, izaduha abadutera inkunga, izazana abakizwa benshi, uru rusengero ruzuzura, abandi bahagarare hanze ari niba turi. Ibyo muzabibona. Niba Imana iraguza abagabo nk'abariya, ikazana ababyeyi nk'abariya bagakenyera, baba bafite icyo barimo batwigisha. Kandi Imana kubona ipfunduye ibirori by'abantu bagiye gukora ubukwe, imiryango 8 bipfundukiye muri Nibature kubera ubutumwa
ubutumwa bwa mushumeri yazanye hamwe na Alpha Carmel. Ibi bintu tubishimira Imana. Ntabwo bose tuzabasha kubasura uko ari 8, ariko ndavugana na perezida hariya tuzabasure no mu rugo tuganire, bari abantu bazashyingirwa kumva ibyabo, kumva uko mumeze, ubundi mumeze gute, urumva mumeze gute. Si Imana ivuga ibintu ikabisuhuza neza muri bature. Murabona Imana ariko kuzi gukora urugo nta kindi usabwa uretse kuzana impeta yonyine. Imana ikoreye muri iyi bature ni amateka atazibagirana, kandi ntabwo gusa hari n'ibindi bizakoreka. Niba Imana yemera kuzana umusore nk'uriya akakira Yesu ngo amuhe umwami n'umukiza, ni ikihe gitangaza kiruta icyo ngicyo? Ni ikihe kiruta icyo? Mwarimu w'amashyi Imana yaratumye, Imana yabahamagaye, ntabwo nizanye mwari kuri misiyo y'Imana, mwari kuri misiyo y'Imana. Izo ntebe mwicayemo murimo muzitara ziracyabije, natwe turazimenyera. Nimwe mwaba ba mbere bazicayeho, ntabwo muzababwira ibi bibazo gukora rero birakomeye. Nagira ngo mbabwire, kuriya mwumvise bavuga ngo bazambika bariya bageni bacu, buriya ni ibintu bikomeye cyane, irenze 320 baduhaye. Twongere tuvuge Imana ibavuga. Cyane muri iki cyiciro cyanjye, hanyuma ibindi Elias azabafashe mu isengesho. Icyiciro cyanjye rero mu bakristu badusabye twebwe gato, twe dushinzwe gato 8, twari twavuze ngo tuzakora gato imwe, buri wese aze ayikate yifotorezeho, dusanga umwuka arabyanga. Aravuga ngo abantu banjye mububahishe biriya mujya mubona ku basore n'abakobwa, nibyo nanjye nshaka ku bageni banjye. Buri wese azaba hari gato 8, hari iyo bakatira mu rusengero tukaza kuyisangira, n'iyo batahana buri wese agasangira na sheri we nawe. Ejo rero twahise tubona ubwo ni imwe ni 60,000, twakuba n'8 ni 480. Ejo rero agera mu 80,000 duhita tuyabona, dusigaje 400, kandi tugomba kuba twabibonye wa 4. Muramfasha twitange vuba. Ese hano hari umukristo wundi watubwira ati nanjye 60,000 nabibona bya gato ya kabiri, cyangwa nabona 30 ngafatanya n'undi, cyangwa nabona Thank you.
dushimira imana imirimo n'ibitangaza yakoze amasengesho ahindura iki ako kantu mugataha amasengesho ahindura gusenga ubudasiba musengera muri ayo magambo ahindura ibintu. Reka ngo dusome umwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ntabwo bigufata akanya ko gusobanura kubera ko igihe cyagiye. Ibice byaho 6:10 twihuse turasoma aya aho dusome na aya y'umurongo wa 18 hanyuma muhaguruke dusenga Imana. Aravuga ngo ibisigaye, haleluya, ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Haleluya. Ni ibigize gute? Ni ibisigaye. Murongo wa 18 ayaho ugasenga musengeshe umwiteka mu buryo bwose bwo kugira gute mwakire neza ijambo ry'Imana. Mugusaba kubera Imana amashyi yose. Mu mwanya wanyu ibisigaye tubyerekeye agasa. Ni ibisigaye mukomere kandi mukomere mu mwami wawe kuko biracyari bisigaye. Muri uku gusengesha umwiteka hari ibintu 8 shaka ko mutana. Icya mbere ni urukundo, icya kabiri ni ibyishimo, icya gatatu ni amahoro, icya kane ni ukwihangana, icya gatanu ni ingeso nziza, icya gatandatu gukiranuka Imana, icya karindwi kubaha, kunezeza Imana, kugira neza mu bigiri byanyu, icya munani ni ukugwa neza, icya cyenda turagirwa no kwirinda. Mungu amen. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaza. Turagushimiye kuri aha hantu, turagushimiye ko wabanye natwe ku munsi wa mbere dutangira icyumweru cya mbere, twarakwiyeretse twarakubonye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyo turabigushimiye muri iki cyumweru dukurikiyeho, twabonye ukora imirimo n'ibitangaza, twarakubonye uvuga, twarakubonye ukora. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Wakoze imirimo n'ibitangaza kuri iri torero ryagasabwe kuri iyi paruwasi ya Gasambe. Wakoze ibitangaza muri iyi mibasire, wakoze ibitangaza muri Burumba Rwagambere. Ibyo turabigushimiye Mana. Ibisigaye nitwambare intwaro zose z'Imana kandi dusengeshe umwiteka mu buryo bwose bwo gusenga. Haleluya, oh haleluya. Ibyo turabigushimiye Mana. Ahasigaye urukundo ruturanga ibyishimo, kugira neza no kuba neza. Abakozi nta mategeko abihana, tumukurire umwasi tumukomeze 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 icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi bw'ubushobozi bwawe tubyinginga cyane mu izina ry'umukunzi wacu Yesu, amina. Twari umuyobozi wacu akomeze. Reka badufashe dusengera abana, umushumba dufashe ndetse na gurupe Karumeli, Alpha Karumeli tugire hafi. Uyu munsi wa gatandatu turareka abana tukabashyira mu nzu y'Imana, tukabamurikira Imana kugira ngo abana bacu bazakurire mu nzu y'Imana. Tubatoza rero guzinduka baza mu nzu y'Imana. Urabona ko bazindutse ari benshi. Reka dushimire Imana, tuyikomere amashyi. Reka duhaguruke, itorero ryose duhaguruke dusengera abo bana. Waba utwite nawe watambuka, yego umwana ukamumurikira Imana akiri mu nda. Mana we turagushimiye. Yesu ubwe niwe wifitiye ngo mureke abana bato bagere gute imubabuze abameze batyo ubwami bwo mu ijuru n'ubwane. Mana turagushimiye kubw'aba bana, aba bana n'umugisha. Haleluya, haleluya. Aba bana turabashinganishije, aba bana turabasengeye, aba bana tubatuye umugisha. Nibo bayobozi b'itorero ry'ejo, nibo bayobozi b'igihugu ejo hazaza. Turi muri uyu mwanya rero turabazamuye imbere yawe kugira ngo ubarebe neza, ubabike imbaraga, ubwiza bw'Imana bube kuri bo, gukora kwawe kube kuri bo. Turagushimiye kuko utanze umugisha kuri bo. Ab'itorero turagushimiye, ab'itorero turagushimiye. Tumukomere amashyi menshi nanone, tumuvugirize impundu, twebwe mu cyubahiro, ubutware n'ubushobozi bw'ubwami bwawe. Bisabye bityo nanone tubyingingira cyane mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amina, amina. Tugiye gukora ibintu byinshi mu gihe gatoya. Dusabe Alpha Karumeli basigare hano, dufate tubashimire kandi dufata
n'ifoto y'urwibutso kandi turategura ibintu bikomeye kuri uriya iteraniro hagati tubahaye intasho mutujyanirize intasho turakora ibiganza dutanga intasho muzadutangiriza intasho aho bazajya bose Imana ibamugisha. Murakoze cyane abantu bakomeje gutanga ibyifuzo bitandukanye twongere tubararike tubabwire ko gusezerana bwujuje ibyangombwa namwe berekanye hano ukaba uri umugore ukaba uri umugabo kuri rya gaburo ejo ku cyumweru ni ukuza couple yuzuye icyo kintu mugende mukibwirane n'uzuri wenyine n'uyu munsi waje uri wenyine ntibazamwakire couple yuzuye. Icya kabiri ni abatari basezerana bwite mu nzego bwite za leta nimwegere umuyobozi n'abandi benshi barimo kuduha utumesaje barimo kuduhamagara nimuce ku buyobozi. Ubu twebwe iki cyiciro cy'iki cyumweru ariko ntabwo kirangiye kuko dufite ubuyobozi nimukomeze no mubegere abataragiye mu nzego bwite za leta mu rukiko mujyemo ikindi ntabwo nimubanze mukizwe abandi nabo bati ko nimukizwe hanyuma musohoze muziranuka muri leta musohoze mu itorero n'ibindi byose Imana izabitwongerera. Haleluya. Imana ibamugisha murambure ibiganza mvuge ngo ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera ibibane natwe twese uhereye none ukageza iteka ryose mujyane n'amahoro ya Kristo.